ndashima mugenzi wanjye, inshuti yanjye ndetse n'abaturage mwese mwaje hano. Nta byinshi dufite byo kuvuga. Mfite ubutumwa bubiri bw'ingenzi kandi bwose bushingiye ku rukundo. Niba ukunda mugenzi wawe uzamwubaha kandi uzamufata nk'umuntu ufite agaciro. Mbere na mbere twese twaremwe n'Imana. Imana ntiyaremye abantu kugira ngo bangane cyangwa bagirane nabi, ahubwo yabaremye mu ishusho yayo. Iyo umuntu yanga mugenzi we cyangwa agasebya ubwoko runaka, aba akoze ikintu kinyuranye n'ubumuntu n'indangagaciro z'Imana. Mu moko yose habamo abantu beza n'ababi, ariko si byo guhana cyangwa gucira urubanza ubwoko bwose kubera amakosa yakozwe n'umuntu umwe. Iyo umuntu akoze icyaha niwe ugomba kubihanirwa ku giti cye. Ntibikwiye ko umuryango we, ababyeyi be cyangwa abo bakomokaho babiryozwa. Umuntu wese agomba kubazwa ibyo yakoze ku giti cye. Nimusigasire urukundo hagati yanyu. Twese turi abantu baremwe n'Imana kandi dukwiye kwirinda ivangura rishingiye ku bwoko. Nta butegetsi bukwiye gushyira icyasha ku bwoko bwose. Abakora ibikorwa bibi bicamo abantu cyangwa bibiba urwango bagomba kubihanirwa ku giti cyabo aho kubyitirira ubwoko bwose. Twese turi umwe nk'uko guverineri yabivuze. Nta bwoko bwihariye bwagombye kugira ubwiza cyangwa uburenganzira burenze ubundi. Twese turi abaturage b'igihugu kimwe kandi tugomba kubana mu bumwe, urukundo no kubahana. Uwo ni guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ni Bahati Musanga Erasto, aho yari yagira uruzinduko Mukwija niho yari yagira uruzinduko Bahati Musanga Erasto. Mu butumwa bwagejejwe ku baturage yagiye abagezaho, umuyobozi Musanga Erasto yasabye abaturage gushyira imbere urukundo, ubumwe n'ubwubahane, ashimangira ko nta muntu ukwiye kwanga cyangwa gucibwa urubanza azira ubwoko bwe. Ubundi ni ibintu tumaze iminsi tubona hari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukabona hari ubwoko budafashwe neza, na byitwa nko gutabirwa itaka nyine butitabwaho hariya. Ubwo ngiye kuguha nk'urugero, ubwoko bw'Abanyamurenge ubona ko ari muri Kongo, ntago bose baba babutererana bavuga bati nibagende kugeza naho na leta ya Kinshasa, navuga ubwo Antoine Felix Tshisekedi ataba bitayeho, nubwo agera buri gihe akavuga amagambo yo gushaka kwerekana ko nta kibazo bafitanye, ariko mu bikorwa ubona ko harimo ikibazo. Guverineri Erasto yatangije ijambo ryashimira abaturage nk'uko mwagiye mubyumva n'abayobozi bari bitabiriye icyo gikorwa. Avuga ko afite ubutumwa yagombaga kuba bageza. Ubwo butumwa rero mwabwumvishe bwari bubiri. Ibi yari ku buryo bwo gukundana, kuko byose ubundi bitangira mu rukundo. Mwabyiye mubyumva mu ijambo nagerageje kubashyira mu Kinyarwanda. Avuga ko twebwe nk'abakomani muri rusange bakwiye gukundana. Ikindi kandi avuga ko Imana yaturemye twese, ariyo mpamvu inadushishikariza gukundana nk'uko turemye mu ishusho yayo twese. Anaho n'ubundi nyine yuririye avuga n'ubutumwa bwe muri rusange. Yasobanuye ko umuntu ukunda mugenzi we amwubaha kandi akemera ko afite agaciro nk'ake.
niba wakurikijemo neza nibukije ko abantu bose baremwe n'Imana kandi ko nta bwoko Imana yaremye ngo bube bwiza kurusha ubundi cyangwa bube bubi kurusha ubundi. Amoko yose arangana. Musanga yagize ati kwanga cyangwa gutuka ubwoko runaka ni uguhonyora indangagaciro z'ubumuntu no kwangiza ubumwe bw'abaturage. Yongeyeho ko mu moko yose habamo abantu bakora ibyiza n'abakora ibibi, bityo ko bidakwiye gucira urubanza abantu bose hashingiwe ku makosa yakozwe n'umuntu umwe. Barabyumva neza, ni nayo mpamvu nyine arabubona bafungwa ariko abandi ntibafungwe. Ntabwo umuntu yakwiye kuba akora ikosa ngo byitirirwe ubwoko bwose, agace kose. Umuntu aba yakoze icyaha ku giti cye, agomba rero no kuba yabihanirwa ku giti cye. Nuko umuvandimwe akaba na guverineri Bahati Musanga Erasto yagiye atanga ubutumwa bwe. Mu butumwa bwe yashimangiye ko amategeko agomba guhana abantu bakoze ibyaha ku giti cyabo, aho guhana abo mu muryango we cyangwa abo bahuje ubwoko. Yavuze ko ubutabera nyabwo bugomba gushingira ku nshingano z'umuntu ku giti cye. Umuntu niba yakoze icyaha nta mpamvu yo kuvuga ngo buriya bwoko, oya, nuriya wagikoze niwe ugomba kubiryozwa n'ubundi, kuko niwe wagikoze wenyine. Ntabwo ari se wamufashije, nta nyina wamufashije, yagikoze kuri we ku giti cye. Yakomeje asaba abaturage kureka imvugo zibiba urwango n'amacakubiri, ahubwo bagaharanira kubaka igihugu gishingiye ku bumwe n'ubwiyunge. Yibukije ko urwango rushingiye ku moko rwagiye rutera amakimbirane n'ubwicanyi mu bice byinshi, bityo ko igihe kigeze ngo abaturage baharanire kubana mu mahoro. Yavuze kandi ko nta butegetsi bukwiye gushyira icyasha ku bwoko bwose, kubera ko ibikorwa by'itsinda rito cyangwa by'umuntu umwe biba byakozwe nyine. Ni ukuvuga ngo nta mpamvu yo kubyitirira ubwoko bwose kandi atari ubwoko bwose. Yasabye abayobozi bo mu nzego zitandukanye kuba intangarugero no guharanira ubumwe, bakirinda amagambo ashobora gutanya abaturage cyangwa guteza urwikekwe hagati y'amoko agiye atandukanye. Yasoje asaba abaturage gufatana urunana ndetse bakanashyira hamwe, bagakundana, bakanubahana. Avuga ko amahoro n'iterambere bitagerwaho mu gihe abaturage bakomeje kurebana nk'abanzi bazira inkomoko yabo. Ubu butumwa n'ubundi buje mu gihe ibice bitandukanye bikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano n'amakimbirane, aho hakomeje gusabwa ko hakongerwa imbaraga mu kwimakaza ubumwe, ubwiyunge n'ubutabera busesuye. Abasesenguzi bavuga ko ubutumwa nk'ubu bushobora kugira uruhare mu kugabanya urwango no gushimangira ko buri wese akwiye kubazwa ibikorwa bye ku giti cye, aho kubyitirira abo bahuje ubwoko cyangwa inkomoko. Muri rusange ubutumwa bwari bushingiye ku ngingo enye z'ingenzi: hari ugukundana nk'abantu baremwe n'Imana, kubahana nta vangura, guhana amakuru ndetse bakanahana umuntu wakoze icyaha ku giti cye, no kubaka igihugu kirangwa n'ubumwe n'amahoro ndetse n'ubwiyunge. Reka ngushimire cyane, ubwo nakubwira ngo ukomeze kugira ibihe byiza kandi Imana ibane nawe mu byo ukora byose, uhahe uronke, ubundi ibintu byose bigende neza. Muzagire icyumweru cyiza cyane ko turi mu ntangiriro z'icyumweru, muzagire imigisha. Na ninashukuru mwenzangu Guverneri wa Sud Kivu mwenye aliniinvite kufika hapa na mie nisalimie watoto wa Mkwicha.
Hatuna mambo mingi ya kuzungumuza, ni mambo mbili. Nawaza guvernera amewaambia mambo ya upendo. Ukipenda mwenzako sawa kitu unajipenda, utakuwa unapenda Mungu, kwani sisi wote tuliumbiwa na Mwenyezi Mungu. Mungu siku aliumba watu hakuumba watu kwa ukabila, aliumba watu kwa sura yake. Kama unapenda mwenzako utakuwa unaheshimisha Mungu. Mtu mwenye anapiganishaka mwenzake na anampiganisha juu ya kabila fulani, anakuwaka iko napiganisha Mungu. Mukila kabila muko shida, mukila kabila muko watu babaya, lakini mtu akifanya kosa, ile kosi kwa atribuwe ku mtu kwa individu mwenye alifanya, lakini ile kosi sikuwa atribuwe ku kabila yake, kwani community yake haiko njoo yenye mtumana kufanya makosa. Alienda fanya mtu sawa individu, wala alienda mubazalendo anaua watu, lakini familia yake, baba yake wala mama yake na familia yenye anatoka ndani haiko njoo wenye bali mtumana njoo enda uwe wale watu. Kama mtu anafanya kosa, akwe na azibiwa sawa individu mwenye alifanya kosa, lakini ile kosi siku inakuwa atribuwe ku community yake. Tupendane, kwani sisi wote tuliumbiwa na Mungu. Tuache ubaguzi wa ukabila. Juu gouvernement ya Kinshasa haina verbe ya kuambia population yetu. Chenye nafanya ni uongozi mbaya, chenye nafanya ni kuua watu, chenye nafanya ni kudivize watu. Sisi tukue mtu mmoja, sawa ginsi guvernera anamaliza sema kabila yetu kuwe Kongo. Kabila yetu isikuwe familia yenye ninatoka ndani, wala yenye guvernera natoka ndani, wala yenye natoka ndani. Kabila yetu kuwe Kongo.